filime yacu nanone iratangira, baratuyanganura nibo baduteguriye. Abateye inkunga filime nabo nabo twinjira muri filime nyirizina. Baratangira batubwira amagambo ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Ergiya wari ukonje cyangwa warubize, ariko kuko uri akazu yazi ngiye kukuruka. Ibyashwe 13 umurongo wa 15 kugeza kwa 16. Anura Media Production nibo bakoze kugira ngo iyi filime ibashe kuba yakugeraho. Missionnaire Kiza Benjamin niwe uri kuri mikoro. Dutangiranye n'abaryamye. Filime yacu tuyitangiranye n'abasore basinziriye. Nanone mu gusinzira bagiye kure. Biragaragara yuko mu yandi magambo bamaze igihe kinini cyane baryamye bwabakeriyeho. Hari uwiciye imbere kuri uruhande. Baragenda batubwira abagiye bakora kuri filime. Nanone sawa abakinnyi benshi, Ayodele Ibitoye hari uwo yabyukije ku ruhande. Muvandi muvandimwe G byuka sha. Ese habaye iki wa mwana, habaye iki? Ntabwo ureba aha amasaha ageze? Ese ntabwo wari uzi ko dufite gahunda ya saa 3? Mana yanjye we, mana yanjye we, agatangaza nabyibagiwe rwose. Ugiye none twakerewe nona, dukwiye kumanza kujya muri dushe tukagenda. Oya oga manzi utegereze tumanze dusenge mbere yo kujya muri dushe. Buri munsi muri ubuzima turakerera, ikintu cyose muri ubuzima ngo ni amasengesho. Ubuze nta buryo twakosora bino bintu. Dukwiye guhereza Imana umwanya. Icara mu mwanya wawe gihunguye dusenge. Reka dusenge kugira ngo Imana iduhe ubuntu cyangwa se Imana iduhe favor. Ariko aho ngaho uvuze ukuri. Reka dusenge. Ndakwinginze rwose reka dusenge. Baba, the spirit of the prophet is subject to the prophet. No kuvuga rero wibuke ko umwuka w'ubuhanuzi ugengwa n'umuhanuzi n'ubusanzwe. Reka tugende twitegure tujye muri gahunda yacu dufite. Put your spirit in place now. Kosora umwuka wawe nawe rwose. Umwuka wawe no gusenga buri munsi. Iya tangiye gusenga aririmba karirimbo rwose ngo favor y'umwuka wera cyangwa se umwuka wera tugirira ubuntu uyu munsi. Umwuka wera abashe kuba yadukurikira muri gahunda zacu z'uyu munsi. Uriya yaraniye atatara kambanze ni borose. Uriya yagiye kwiborosa nganasenga kugira ngo acungure igihe. Ngo rwose no kuvuga rwose uriya yarakomeje aririmba kugira ngo bagire favor ukuri uyu munsi cyangwa se kugira ngo reka dutangire tube twasenga. Reka dusabe Imana ubuntu bwo kuturagira uyu munsi wose muri appointment dufite. Dukwiye kuba twabona rwose ubuntu bukatuzaho. Je yarimo arasenga mu ndimi, mugenzi wari kwiborosa nta mwanya wo gutigika. Avugana n'ibikorogate rwose Mana agasenga mu ndimi. Urakoze Yesu, urakoze rwose mwami. Rwose turaza kuba twabona ihirwe kuri urugendo rwacu dufite. Uyu appointment dufite iraza kuba yafungura amarembo. Iraza kuba rwose yatubaho, tubashe kuba rwose twagira umugisha. Izina ryo rihabwa icyubahiro mwami Yesu. Turasenze kandi turizeye. Umuvandimwe wanjye akwiye kuba yagira ihirwe. Uwo bavuga yafashe gahunda agiye muri dushe, baramwitegereza. Ariko wibagiwe ko pasiteri twamuhamagaye ngo aze kuba yadusengera. Yewe ndabyibuka yuko twamubwiye ko akwiye kuba yaza agasengera gahunda yacu. Ntugire ikibazo, araba yaza. Nanone bagabwe bakererewe no gusenga ntabyemera. Twakererewe rwose, twakererewe. Amasogisi yanjye ugize uyabona ashwi ntawe nabonye. Saa 3 zamaze kugera. Pasiteri kandi araza kuba ari hano. Mu yandi magambo hari uri gukomanga. Filime bayise The Mask. The Mask nanone ni ukwiyoberanya. Umuntu ntakonje kandi ntabize mu gakiza. Urakaza neza nyakubahwa. Nyakubahwa pasiteri bakaza neza. Ndabona uyu ni wa muvandimwe wawe. Yitwa Jay. Ni byiza cyane guhura namwe. Ni byiza cyane n'agatangaza. Ndabizi mwarampamagaye ngo uyu munsi mufite rwose kuba mwagira appointment bavandimwe bahungu. Reka rwose tubashe kuba twasenga. Twese turiteguye.
reka tube twasenga. Pasiteri yari yaje kubareba, yatangije indirimbo, hari utabyemera kuko bakererewe, ariko pasiteri wowe kabyara we, muri iki gitondo twari twasenze inshuro nyinshi mu ndimi, none ushatse kuvuga ko bisobanuye iki? Icyo nshatse kuvuga, twasenze cyane, weho ntusinge mu ndimi, urabizi saa tatu zageze kandi twakerewe. Wowe reka pasiteri asenga, wowe ibyo nshaka kuvuga asama arayizinga arazime. Ni ukuvuga ngo rwose urase ku ntego pasiteri, senga ariko urase ku ntego kuko twakerewe. Ariko ibintu uri gukora ni ibiki wa pasiteri, weho uratuma umwuka kuyobora. Ntiwite kuri iki gishuti cyanjye kidafite ukuri, urumva? Dukeneye amasengesho yawe. Amasengesho iteka ni ingenzi. Yatangiye gusenga mu izina rya Yesu. Ndabasengeye bahungu batoya, bavuze mu ndimi, kugira ngo nimusohoke uyu munsi, imisuzi mu nda hariya yari ibiboga bidatetse neza hari, uretse aho ntiza aho tuwarete yanyu, tuwarete yanyu iri hehe? Webwe nakoresha tuwarete yanyu yo mu nzu hakanya gatoya, ni tunota dutoya dukiya rwose. Yewe naho ngaho imbere nanone hari ibitagenda neza. Aha ngaha pasiteri, nanone kuri pasiteri hari ibitagenda neza, mu nda ntibimeze neza. Yewe urebe ibintu wabitiye, reba wamwemereye gutangira gusenga, n'ubu tuba twagiye rwose. None yagiye muri tuwarete ntavamo, kumeza utubundi wewe barategereje cyo kora bumva rafurashinze. Yaragarutse nanone ku muhanda, ndagarutse urakaza neza. Aha mu mbabarire, mu by'ukuri ntabwo nzi ikibazo kiri mu nda yanjye, igifu cyanjye kivurwambatanyije ikintu cyose, ariko kimeze neza. pasiteri reka twongere dusenge none, nta kibazo. Mana mu izina rya Yesu Kristo, bavuze mu ndimi, bavuga mu ndimi. Yego rwose nsengeye abahungu uyu munsi kugira ngo nibabasha kuba bagenda. Yo mu nda noneho byari vanze, munyihanganire mu nda birogeye bidubanganyije, munyihanganire bini biti. Abahungu babyutse ubwabyo bakererewe ngo bakira appointment. Feri ya mbere bahagaze ku muryango wa toilette, bitegereze neza pasiteri ukuntu arava, barategereza hembo bumva umuntu afurashi. Pasiteri we imbere aho ngaho muri toilette tumeze neza, ndaza kuba nzotsa aho ngaho umuntu mu munota umwe rwose, ntumugire ikibazo. Muntegereze utunota dukeya gusa rwose, ni inzoka ziringaniye za mibi na kirisotomiyasi, ziraringaniye. Ndaje ibintu bimeze neza. Mumbabarire rwose, mumbabarire. Mu by'ukuri uyu munsi ndansa n'usebye kabisa. Ndatekereza Satani ari gushaka kumbuza kubasengera. Sinzi ibyo mugiye mw'abahungu mwe, ariko izi nzoka ntabwo nzisanga. Ariko igiciro cyose byatwara, ubu ngiye kubasengera ifumbire itumuke, kandi ndaza kubona abasengera. Yaratangiye asenga noneho yikuye ikote, nsengera n'abahungu kugira ngo rwose aba bahungu avuga mu ndimi, ndavuga ubuntu ndatura rwose kugirwa neza n'Imana bibagendeho. Barasenze mu ndimi. Wow, ndutinya gusenga igihe kirekire aritegereza. Pasiteri kweli ndebura kweli ndeyo n'ukuma. Uyu muntu murahagarara vuba aha, yakomeje kwisengera mu ndimi. Aba bahungu babiri badakonje kandi batarize n'abakirisitu nabo. Akaze mwuka byara. Aba pasiteri barenye ko pasiteri. Igihe cyacu cya saa tatu ko cyageze, urasengera gahunda ngo tugendane n'ubuntu, nituzaba twakerewe. Reka dusenge. Baraho noneho bose na n'umusenga. Pasiteri nuko senga. Pasiteri yarasenze ajya kure. Abahungu bararambiwe sha gahunda yacu ya saa tatu igaza kwa saa sita. Bamukozeho ntiyabyemeye kubera rwose ngo Satani yashatse kumusebya amutera inzoka. Yasenze anaryamye, urumva, yasenze yibereretse ku buriri, yirukanye abadayimoni, yahagaritse imyuka mibi, yavuze buri kimwe cyose, yasenze mu ndimi, buri kintu cyose yaragisengeye. Abahungu barategereje saa 3:59, saa 4:16, barakomeza barasenga. Baramwandikiye please help us drop daki with mama Chinyene, thank you for prayer. Rwose tubabarira agafunguzo gahereze mama Chinyere rwose
nurangiza gusenga feri ya mbere iri ku bupfumu mumeze mute bahungu nk'uko twari twabivuganye nyakubahwa kuri telefone inshuti yanjye nanjye ubwanjye twanyuze mu bintu byinshi mu by'ukuri hari byinshi biriho mu buzima bwacu bitagenda neza uyu mubabaro turawuhaze iyi mibabaro turayihaze rwose akababaro turagahaze papa turashaka rwose udufashe kuko turarushye rwose papa reka cyabyeyi iki ngiki urumva uyu Jay turi kumwe urumva ntabwo rwose tuvuga icyongereza ariko twebwe nuko tumaze imyaka 12 kugera kuri 13 tuba mu ishuri rimwe twiga ariko kandi twize ibintu bijyanye no kudevelopa application ya computer gushyiramo ibintu by'amakode n'ibindi bintu byose twaprayinze mu makampani yose ubu rwose turaba computer tech twaraprayinze mu makampani menshi dushaka kubakora ama apps ariko nta numwe bigiza duhamagara nta numwe kabisa none turatagangaye none niweho twitezeho ubufasha rwose papa udufashe ariko mwabahungu mwe murashaka kuvuga yuko mushaka gukora imihango y'ubupfumu kugira ngo muwukire oya do nta muntu dushaka kwica dukeneye ubufasha bwawe mukeneye ubufasha bwanjye kandi mudashaka gukora imihango y'ubupfumu sha Baba, please just give us 1 minute, sir. Aduhereze umunota tubitekereze. Ngango wani mugende mu bitekerezo nimwumva twakora imihango y'ubupfumu tukagira uwo dutanga igitambo mugaruke mwabana. Bije bureka gukina sha. Asegaye we. Ibi nibi. Urashaka ngo dukore iki? Wewe dukeneye ubufasha. Papa ashobora kuba yadufasha. Tutisha umuntu runaka. Ndumva ibyo ngibyo Imana itabitaye ibabaza turamutse dukoze ibintu by'ubupfumu ariko ntagire uwo dutanga igitambo urumva Bibiliya iravuga iti imitima y'abami n'ibikomangoma iri mu maboko y'Imana ni ukuvuga wewe wanze ugende uvugane n'uriya mupfumu ngende asigara musengera hano mu ndimi nimara kuba nagusengera biraza kuba byagenda neza kuko imitima y'abahanuzi n'abami byose bo mu kuboko kw'Imana yatangiye kuba yasenga mu ndimi yagiye kurenga ari kumusengera ngo batabaca igitambo undebera ahangaha kugwa no gusubira inyuma ahangaha ari yarabavugana yasenze mu ndimi ku rundi ruhande yasenze mu ndimi yenda ubw'inshuti yawe ntabwo munsi biriya bintu ari gukorera hariya hantu nakomeza kugusengera hariya ndaza kuba namuhindura inkende hawitani himu intamonki ceceka ceceka papa ari kuduhamagara uzi ko ngo yashaka kuguhindura ihene y'igiherume no cyangwa inkende baragarutse ngaho mwicare mutubwire mubwenge yego nyakubahwa hangira wavuze ngo urashaka ko dukora imihango y'ubupfumu oya rwose ntabwo twayikora rwose twebwe ariko hagati aho wadufasha mbese tukareba uburyo bwiza n'icyo twavugaga yego ndabyumva neza noneho hari uburyo bubiri bwonyine bwo kuba nabafasha icya mbere ni ngombwa yuko umwe muri mwazana nyina ana yanjye yose yo kata niko sha buretse twumva nkuko ndeba uko mama yarapfuye yapfuye rwose nkiri mutoya yewe ndabyumva neza umuntu mfite gusa ni nyina w'iki gihugu cyitwa Jay Jay afite nyina ubwo rero Jay wadufasha ugatanga mama wawe ariko ushaka kuvuga ntange mama wanjye ntabwo ari mama kuko atari mama wawe ngo ntange mama wanjye byatongana imbere y'umupfumu hari option ya kabiri munzanire amaraso y'umugore wakuyemo inda nanone hanyuma rero muzaba bakire muba bagaga ubwo urumva ibyo ntabwo basaba gutanga igitambo urumva kandi wibuke gutanga amaraso y'umuntu wakuyemo inda uwo nyine aba yapfuye ubwo nyine nabyo ni igitambo ikibazo rero kirakemutse bana bato mugende umugore wakuyemo inda wari utwite agakuramo inda ubwo se tuzamukoresha biraganira hari we nimba mushaka kuganira muve muri Shirayini hano mugende Damascus kwiyoberanya cyangwa se abantu badakonje kandi batabize feri ya mbere barabyutse mu gitondo ibyo bababwiye ejo barabibabwiye n'amakaruvate bize gukora ama application ya computer ariko kwiga computer science ahangaha
byababereye mwakumubica ahangaha nta nubwo bajya hariya ngo bakanikashwe ni abanyamasengesho babiri ariko ntibakonje kandi ntibabizeye. Ni Damaske niyo filime tureba. Missionnaire Kiza Benjamin kuri microphone. Ngaho barekeye baratekereza ibitabo bararunze. Yewe Me I no go fit do it in that Baba talk. yewe ndumva nta kintu nabasha kuvuga pe. That kind thing now. Why you go talk to you no fit do am? Chi. Uratekereza ko tuzakura he umugore utwite yarangiza agakuramo inda We can't go collect the fresh kugira ngo tubone ayo maraso y'uwo mwana asohoka muri uwo mugore? Bro, me I no. Ibyo biravuganye. Umwe ni Kay undi ni Che. Hase Kay we ubwo urumva tutabigerageza. You no want come up for this level. Nabo twabigerageze twatinda kubikora dukeneye amafaranga muhungu. Amafaranga turayakeneye ujye ubimenye. Niba ibintu dukwiye kubikora. Dukwiye gukora bino bintu byanze bikunze. None rero kugira ngo bazabone umugore ngo yakuyemo inda yagize ati yego umuvandimwe. Make we even just pretend say Reka twemeranye wenda yuko mbyemeye. Chi. Uwo mugore tuzamukura hehe? Hehe tuzakura uyu mugore ngo wakuyemo inda kwiri koko? Bibiliya iravuga ngo rwose intambara turwana ntago ari y'uwo mubiri. Urumva ni intambara y'Imana. This thing will make this one even. Reka mbaze nkureho bino bishati ayo mapesi yo hejuru. This thing really. Mu by'ukuri nubwo bikomeye. Ariko reka ngerageze mfate kaburiyo hano mbigucagaguriremo muri make ukuntu tuzabigenza. Tuzabigenza gute bavandimwe kwe? Remember, say I talked the other time. Say we wrestle not against flesh and blood. That Bible passage where I quote. You talk. Hold on now. I did go somewhere. Just follow me. Which kind of person? Uribuka igihe nakubwiraga ibijyanye n'umubiri n'amaraso yuko rwose atari byo turwanisha? Where can we find a pregnant woman? Mu by'ukuri hari uburyo nabitekereje. Okay, who the Nuwe muntu turimo dushaka mbere nambe. Manzi tuze. Niye tuzakura umugore utwite. Agomba kuba ari mu rugo runaka afite n'umugabo. Maybe the woman mama. None ritekereza ni bande baba bari hafi y'uwo mugore mu rugo mu muryango ukijijwe cyangwa se mu muryango nako ufite umugore n'umugabo. Ashobora kuba ari nka nyina. Exactly now. Wenda ashobora kuba ari kumwe na wenda na nyirabukwe. Rimwe na rimwe n'abandi rwose bamukomokaho mu mpande zombi ku mugabo cyangwa ku mugore. None se aho tukakuramo iki? Tekereza. Njye we. Okay. Ntumbwire ko icyo ntegereje nawe ari cyo utekereje mwana wawe. Urabizi? Urabizi? Ndabizi neza ibyo bintu ushobora kuba byakora. Tuza. Reka tubicagagure tubyumve neza. Calm down. I go somewhere. Follow me. I follow you. And good too. Baba, make I tell you something. Ndabizi neza ibyo utekereje ntabwo ari byo. Nta muntu wo mu muryango cyangwa ukomoka ku muryango runaka wakwemera kubakorera ibyo bintu wakuremeye. No kuvuga nanone nimba ari umugore n'umugabo. You sabi my elder sister, Sister Rita. Oh yeah. Dukwiye gushaka umuntu wo kudufasha uba muri icyo gisenge nyine aho ngaho muri iyo nzu n'ubundi. Came after 7 miscarriages. Halai. Baba, 1, 2, 3, 4, 5. Uri kwa mshuti wawe Sister Rita? Baba, you see the way it shock. Now so all of us. Hari abantu nzi rwose bagiye bakuramo inda inshuro enye. Imwe, kabiri, gatatu, kane. When she give testimony. Let me tell you no. For her husband no. Kandi rimwe wacu twese twarumiye rwose yakwemo inshuro nyinshi. My mama did the house. Kuri uwo iriya nshuro yatanze ubuhamya mu rusengero rwe tubasha kuba twabwumva. Nanjye aho mu rugo nari ndiyo. Nta kintu na kimwe twari tuzi kuri ibyo ngibyo. Ntureze urabwira ute kuzajya umenya ko abantu bakuyemo inda shaka. Ko nabyo bikomeye. Ariko reka tubisenge ibintu tubisenge turebe ukuntu twabona umugore wakuyemo inda amefesi igice cya 18 hava ngo kugira ngo amaso yacu abone ukuntu areba duhishurirwe ibintu by'ubwenge bw'Imana. Baratangiye barasenga tugiye gusenga Imana kugira ngo dusabe Imana ubwenge kugira ngo amaso y'imitima yacu abashe kuba yamurikirwa. Wumva ijambo bari gukota
wumva ijambo barimo bavugaho kandi rwose ngo bashaka kuba bashakisha uburyo ki babona amafaranga ngo ariko batisha umuntu. Barasenga ngo amaso yabo ngo abashe kuba yarebwaho cyangwa se ngo Imana iba yayakoraho. Ceceka. Basenze mu ndi mahanga ni J na K. Oma nkubwire nibiki bibaye ariko ubundi wewe. Bahagaze gusenga ngo babonye ibitekerezo Imana yarabahishuriye. Igihe nasengaga numvishe ijwi ry'Umwuka Wera. Mu by'ukuri hari icyo ryambwiye umva gumana nanjye handi kumwe nawe ndi kumwe nawe rwose. J we ati JK JK ubundi ni iki gitera gukuramo? Bareze twumvira what is the cause of the miscarriage onikira urumva ntabwo nigize mbona umuntu bateye na mbere kose ngo mube ariko baretse ntekereza ariko cyambere wenda ni stress from the testimony hormone imbalance cyangwa se imisemburo itari ku murongo buretse na poor nutrition cause hamya zitana kubwiraga yatanze mu rusengero yavuze yuko impamvu yari imirire mibi. Kabiri ni imiti itari yo. Naho ku nshuro ya 4 na 5 na 6 rero ngira ngo byatewe n'iki? Byatewe n'ibintu bimeze nka toroma kubera yuko yari yamaze guhahamuka kubera inshuro ya mbere n'iya kabiri byagenze gutyo. Nanda uramurikiye ndagukurikiye nawe umurikiye ndagukurikiye barimo baraganira. Ni je na ke. Ubwo buhamya nazo tukumvishe nta buryo ki twabukuramo tukura mu rusengero tukabukuramo amakuru yo gukoresha nanone villa people it's a lie. Baratekereza. I love you. You get some. Numbwire kibyo abantu bo mu cyaro ndaguze cyane ufite ibitekerezo tukwiye kuva mu mubiri shaka tukajya mu mwuka shana bitekerezeho neza barongeye barasenga abantu bo mu cyaro. Holy Spirit don't tell me before say we rest hanyuma nitwibagirwe hari ikintu Umwuka Wera yambwiye yuko tutarwana rwose turwanisha imibiri n'amaraso. Ni ukuvuga ngo baratangiye nyine rero barasenga ku nshuro ya mbere barimo barashakisha ukuntu ngo bazabona umuntu wakuyemo inda. Bavuze ko bazashaka umukozi mu cyaro ariko se n'ibiki kandi tuza twumve hari ikintu cyaje mu bitekerezo byanjye. Ni gute tuzinjira mu muryango runaka mu buryo bw'umwuka kugira ngo tubashe kuba twakora ibyo bintu? Tuzahingira gute mu buryo bw'umwuka twebwe ubwacu ko turi abantu buntu shaka tuzakoresha tuzakura imbaraga yo kwinjirira urugo mu buryo bw'umwuka shaka ko tutari imizimu ntituba abamarayika. Ashobaje ikibazo kiza pe ariko sinigize nyitekeza na mbere ariko urabizi hari ibintu nasomye online bimwe nabikuraga ku website y'ansengero n'ibindi na hehe. Numvishe hari umuntu uvuga ngo yuko hari umuntu wari ufite umukozi wo mu rugo. Narabisomye ngo kandi uwo mukozi wo mu rugo ngo yari afite imbaraga rwose z'abadayimoni ukuntu mbese ngo ako kantu k'umukozi wo mu rugo shaka uzi ko dushobora gushaka umukozi wo mu rugo bakamushyiramo imyuka mibi akaba possessed akajyamo imyuka mibi yadufasha gutuma habaho miscarriage muri uwo muryango cyangwa se kuba bakuramo inda natwe amaraso tukaba turayabonye tukaba tubaye abahirwa. Ubwo icyo dukeneye ni umukozi wo mu rugo ariko ufite abadayimoni. Umukozi wo mu rugo ariko ufite imyuka mibi kubera yuko umukozi wo mu rugo nagera muri uwo muryango azajya asangira nabo. Buretse ntuvuge ikindi kintu ibitekerezo nanze bize. Ni ukuvuga ngo namara kwinjira mu rugo rw'uwo mukozi azajya amenya ko uwo mugore atwite. Nabimenya neza azakoresha imbaraga gutuma umugore akuramo inda. Nkurikira ibitekerezo biri kuza shaka mvande hanyuma rero nakuramo inda. Ni ukuvuga nanone iyo myuka mibi nimwinjiramo ikinjira muri uwo mugore izahita irangiza uko gutwita kwe. Uwo mukozi nawe azaba ari aho hafi rero azahita afata ayo maraso
We no kill. kandi ayo maraso niyo dukeneye mwana wanjye mvane ayo maraso ni tuyabona rero yewe Jay na Kay baranezerewe ahangaha ariko si ikintu dukeneye niki ubwo dukeneye umukozi wo mu rugo ariko ufite abadayimoni the possessed maid No, we never finish. ntabwo nari narangiza umupango ikindi kintu cya nyuma rero Where we won't find possessed maid. umukozi wo mu rugo ufite abadayimoni tuzamukura hehe I don't think I'm. ntabwo nzi ko tuzamubona kabisa But people they supply maids now. ariko hari amakampani atanga abakozi bo mu rugo tu They supply maids. babitanga abagenti Find agents now. tuzafata abagenti All these agents, they sabi who they possess and who no they possess. ni ukuvuga bariya bakozi bashobora kumenya abarimo imizimu se n'abatarimo imizimu oya twe tuzajya ku bagenti dukorane n'abagenti We go tip am. tubahereza amafaranga Make am find one we get which for. hanyuma At the end of bashobora no kuba batubonera umuntu ufite imyuka mibi banditse ku karisiti icya mbere ni ugushaka abagenti tukavugana nabo ariyo ikindi kintu ntekereje abagenti nibanga kudushakira umukozi ufite imidayimoni tuzabigenza gute se bamugana abagenti nibanga go become an agent. twebwe bwacu tuzaba abagenti Become agent. It is difficult to become agent. oya tuzajya yewe ni ukuvuga ngo ntabwo bikomeye muvandimwe kuba tuba abagenti natwe twakwigira kampani tukajya dushaka abakozi bo mu rugo naho byadufasha twebwe kuba twareba uwo mukozi dushaka tuzafata na numero zacu tuzikubita ku bishyitsi byose no ku mapoto yo ku muhanda Jay we ufite igitekerezo kabisa ahantu wibagirwa icyo ngiki kongereho icya mbere n'icyanga tuzaba twebwe abagenti ariko ndumva iki kintu cyo kuba abagenti twebwe rwose ntabwo kiza neza pe none urumva harimo ikihe kibazo urumva twebwe gufata nimero zacu tukazishyira ku mafurayazi tukamanika ahantu hariho hose bifite umutekano ni mu by'ukuri dushobora kubona kontorore mu gihe turimo tubimanika ariko se abantu bazaduhamagara tuzabasha kuba twabakontorora bose ngiye uri kumva icyo ndi kuvuga mu by'ukuri abantu bashobora kutwinjirira cyane bakamenya ibyacu wenda sinshatse kuvuga ko igitekerezo cyawe kidafite sansa ariko nanone tuzabona umuntu ariko byanze bikunze ufite abadayimoni tu we go carry the person go Baba place. Make Baba give her witch. Twe tuzafata umuntu usanzwe tumujyane ku mupfumu amuduhindurire ufite imizimu n'abadayimoni. Niturangiza diru yacu tuzafata uwo muntu n'ubundi umuntu twahisemo tumujyane bamukuremo imizimu. Icyo nacyo ni igitekerezo cyiza nacyo cyandika cyane. Ubwo cyambere no kubona gushaka umwagenti namba 2 twebwe tukibera abagenti bashaka abakozi bo mu rugo. Cya gatatu no gushaka umuntu twamujyana bakamushyiramo imizimu hanyuma akadukorera. Baba ariko ze urumva ari nduzatwemerera kwakira abadayimoni shan akemera kugibwamo n'abadayimoni ku bwacu. Rero buri kintu cyose buri muntu wese afite igiciro. Everybody has a price. Buri wese rwose abasha kuba yagira igiciro. Everybody has a price. Abantu bo muri iki gihe bakunda amafaranga nkuko natwe tuyakunda. Like money we go use. Hari abantu bibabona amafaranga bakaba batabasha kuvuga oya. Icya uwa mbere ni Egise wanje. Uravuga pamu yego Pamela mu byukuri. Pamela akunda amafaranga kurusha. Hari ibintu bibiri Pamela akunda. Muhereze amafaranga cyangwa se umuhereze ifi. Pamela yabonye ifi irimo rwose ibipavuro n'ibiki byose. Nuko Imana Pamela yaguha nisi. Shyiraho Pamela ni uzatubwiramo abadayimoni. Ino busiyo ni get Pamela possessed. Reka sheri wa Egise n'ubundi sinkikundana nawe azagemwa nabo badayimoni. Number 2, find an agent. Nimba rero icyo kidakunze tuzahita tuba twebwe abagenti. Become an agent. J Papa. Yawe gira agatekerezo kazamura wazamuye agatekerezo kazamura rwose ubwo muganye umeze neza. Nukuva Pamela naramuka yakiye ko yemeye kwakira abadayimoni. First and foremost, how do we get Pamela here? Nanone una relationship.
Now you spoil am. ariko se dukora iki mbere na mbere ubundi Break am. She don't go want hear your voice so. I won't call. nabyanga akabyanga tuzamufata ku ngufu dore Pamela ku rundi ruhande ngo ari gukoresha akamashini Pamela ntiyagise we baharakundanaga kera ngo arabizi ko akunda ifi agakunda n'amafaranga ibintu bibiri mu buzima gusa ndumva yewe nyene kuba narangiza ututuntu vuba cyane rwose ari utwa typing ku mashini ni Pam abize Pam cyangwa se de Pamela rwose ni sheri we wa kera yego bimeze neza rwose utu nkwiye kuba nogonora nka turangiza cyane ari utwo yandika ku rundi ruhande filime bahise The Mask cyangwa se abakristo bakwiye kureka kwiyoberanya bakabaho ubuzima bwa gikristo ni iyo barimo batwerekana none hari abashaka ubukire ariko bakabushaka ngo batisha umuntu ngo ibyo Imana izabyemera ariko se kuki atagarutse ni mu wundi muryango ntago ari kwa Pam ni mu wundi muryango aha turasobanukirwa nanjye filime bwa mbere nyirebye please mwihangane amatara yarazimye umugore mu rugo wenyine ninde uri aho ngahara ninde uri aho ninde uriho amatara hari ibisakuza Yesu mwami yatangiye gusenga mu ndimi rero hariya muri Nigeria no gusenga mu ndimi bagiye kure hagati aho ngaho ijambo ry'Imana rivuga ngo nimukore kubona asize arasenga agavuga agakotana n'imirongo ya Bibiliya nanone yarasenze akota n'imirongo ya Bibiliya Anora Media bagenda badutegurira filime nanone zibasha kuba zakuba ku bugingo bwacu missionary Kiza Benjamin nanone agenda abasha kuba yabakoreraho kugira ngo ubusobanuro buboneke mu Kinyarwanda ariko nanone hagati aho hari uwasetse baratwereka ni it's just yasubije itara yewe no way ni weho nabageni muri iki gihe rwose yamutesheje umutwe yaraje arazimya aracana nimukore kubona asize iyo butari umugabo wanjye mba nkunogonoye weho nta n'isoni ukomeze tuza sheri tuza yahirikiye hirya hari urankanze rwose ubwo naringiye ngo dutewe na zombi urumva aho baragana baryama Yeah, you went too far. You did yours last week. ni ukuvuga rero You needed to see yourself. ibi rwose urabikeneye ku ruhande rwawe ariko meze nkaho Yeah, it was a good one. byari byiza cyane ibyo twabaye twashoboye ko twakora ku mugoroba That's good. So hari ikintu cy'ingenzi nshaka kuba nakubwira rwose mugabo wanjye guess. tekereza ni iki for Your mom. mama wagiye kuba yaza kudusura Like family coming. yaza kudusura tugira abageni bene aka kanyine we Babe, guess. she's fora ni iki nshaka kuba nakubwira reka abantu bavuga ngo fore bumva umuntu yafora mu bintu byose biri You got miracle money. wabonye amafaranga ku buryo bw'igitangaza yewe ntabwo ari byo ariko ntabwo ari byo ngibyo Okay. ubwo none reka nongere mfore nka rimwe barakurebye nabibuze reka bebe mbwira niba utambwira ngiye kwisinzirira okay noneho ntacyo ndakubwira rwose ndatwite sheri we ndatwite rwose wabimenye uteze When did you find out? uyu munsi hakiri kare nagiye rwose mbasha kuba nakwipima nsanga rwose bimeze neza yewe natawe ni igitangaza ku ruhande hari ibihugu bibiri bishaka umuntu ukuramo inda kuri uruhande hari abafite amakuru meza ariko batwite yewe ndabikunze rwose urakoze Yesu bashimye Imana n'abakristo urabizi none I know. Okay. ndabizi biri mu bitekerezo byawe ubu ngubu ntubitekereze Think about it. I know, babe. urumva ko warakwemo indi nshuro enye ibi rwose akaba ari inda ya gatanu twite Okay. mu by'ukuri ukeneye ubuntu bwinshi bw'Imana Grace is working. kugira ngo bukubeho ku buzima bwawe rwose ndatekereza ko Don't say it. Don't say it. basha kuba wampobera hano utuze nanone yego Okay. hari akandi kantu kamwe rero nshaka kukubwira none nako nakahese ko wamaze kumbwira iby'ingenzi byaba ari ibintu by'ingenzi ko dushaka umukozi wo mu rugo ubu ngubu kabisa nakubwiye
I already told you. mu by'ukuri We've talked about it. ntabwo dukeneye umukozi hano hantu. Urumva ndatwite kandi inda ni iya gatanu, dukwiye kwirinda stress. I'll be here for you. We would Urabona urakora. Nkeneye umuntu wo kuba hano mu rugo wakoza amasahane kandi ubyibuke. Mfite umwana mu nda, ntabwo nkwiye kwistressa muri kondisiyo izo zose. Reba inzu yacu ni ntoya. Ubwo se reba aho turyama nanga tuzaryamisha umukozi ko. Tuzareba uko twabikora. Urabizi? Ndaza kuba nabitekerezaho. Nta kibazo sheri? Yego rwose. Ndaza kuba nabitekerezaho, urumva ntabwo twabura umukozi cyangwa ngaho. Filime irakomeza, filime bayise The Mask cyangwa se rwose Jay. Ewe. Jay. Uracyatekereza ko Pamela azadukundira? Kidnap Pamela. Atazakomeza bino bintu? That would just be complicating matters. Hariko hari igitekerezo waba ufite? But you have a better Kendo mafite umupango. Have a plan. Urabizi Pamela agira emotion cyane. You know Pamela is very emotional. Ngiye kumukinira kadarama kabisa. Kadarama se shaho ushatse kuvuga iki? Gute se? Drama. Yeah. Ugiye kwitwara nkaho uryamye warwaye sakadegiri. Ndaza kuba nagufata aka video. Ako ka video rwose nubwo ari egise wawe nakabona. I'll send it to on WhatsApp. Ndahita muhamagara uwo mwanya. Hanyuma aragira emotion abashe kuba yaza hano kuba yagufasha. Pame nguyu ku rundi ruhande. Pamela we umeze ute? Umeze mbabarira ndebere kuri WhatsApp yawe rwose. Reba utuntu nkoherereje nonaha. Yes, please check your WhatsApp now. Reba kuri WhatsApp ibintu birihutirwa. Turi mu bibazo. Yarwaye. Dore Jay we. Keni wabyohereje. Ibi bimeze bite kweli? Iwe ni Jay kabisa gise wanje. Mana yanjye. Ibi ni biki kweli? Ibi ntabwo bishobora kuba byaba. Kamumaga yego. Wabibonye se? Yabonye amafoto. Byagenze bite? Nicaye rwose. I just saw the pictures you sent. Yararwaye amaze igihe kinini arwaye, ubakeneye ko yajyanwa kwa muganga. Hari hagati y'urupfu n'umupfumu n'akari hagati y'urupfu n'ubuzima. Kibudatawe Jay ari gupfa rwose, ubu ari gupfa imisoko iri kugenda imuvamo buke. Jay is dying. Rwose sinzi nimba wenda baramubabariye ariko yahoraga avuga ngo Pamela. Najya musabe, reka ibintu byose urimo uhita uza nonaha mu rugo. Reka feri ya mbere. Okay. Ni ugutega akerekezayo. Nanone ku rundi ruhande. Sweet haturagarutse. Yewe, sheri byiza cyane kuba rwose twarashyingiranwe. Aho by'ukuri ndashaka kuba nakwihuta. Utetse uduki? Birahumura neza ariko. Fema arampamagaye. Shankwiye kuba nagenda. Andaza kuba nagaruka. Ariko babe. Femi just called. Byewe nitwaganiyeho nijoro bimeze bite? Nari nakubwiye ariko nari nakubwiye rwose. Bene nakwitekereza nongeye mbitekereza. Ntabwo rwose igitekerezo cy'umukozi wo mu rugo ngikeneye rwose pe. Mu by'ukuri ntabwo twazana umukozi wo mu rugo. Urareba akazu ni gato yaratanze impamvu nyinshi cyane. Ariko turaza kuba twabonana rero sheri. Ahangaha ariko se imfunguzo z'imodoka zirihera ku rundi ruhande. Filime iragenda inakomeza. Sheri ntavuga. Imfunguzo z'imodoka waba wazibonye? Ku rundi ruhande. Ariko sheri nibikira. Sheri haga ku ruhande ariyogereza amasani ntavuga. Icyo umugore hano ashaka kigombe gikorwe. Nari naguhamagaye. Ese nakubwiye nagusobanurira. Impamvu tudashaka umukozi ni igitekerezo cyumvikana neza. Rwose reba twese tuzaba neza turi kumwanga. Tuzagenda dufashanya. Urumva ngo gerageza umwenyura. Mwenyura se ariko nawe ubu nunaniwe guseka. Mu by'ukuri muri iki gitondo. Fire. Ariko se kamo yaramutereye ahangaha agerageza ko yamwibagiza iby'umukozi wo mu rugo. Aramuterura hariya. Feri ya mbere ni hirya mu cyumba bararamo. Ntwongeye kumfata imfunguzo. Kandi sheri, bye rero. Ndagukunda cyane. Ku rundi ruhande ujya mu kazi yaragiye. Barakwereka umugore byamwanze mu nda. Yakuyemo inda inshuro enye. Ubu ni inshuro ya 5.
kuri inshuro rero akeneye ko babona umukozi wo mu rugo kugira ngo hatagira ikintu cyose kimustressa. Yabibwiye umugabo ntabyumva, ntabyemera. Ku rundi ruhande hari abahungu babiri bakeneye amaraso y'umuntu wakuyemo inda, nanone b'abakirisitu ngo mama rwose turakeneye kuba twaganira. Hello, mama. Yego rwose. Aha ngaha rero uwirwajije yarirwajije. Yahaha ninde wari uyoboye iyi drama kabisa ratawe. Ndavuze ngo kabisa muri hagati y'urupfu n'umupfumu. Umukobwa yaraje asanga abagabo bari kwiganirira. Urumva? None dore barimo baraseka umuntu ntiyigize arwara na mba. Ku nshuro ya mbere sheri yaraje. Pamela rwose ni ikigoryi pe. Kuba yahise byemera. Kumana umugore w'ikigoryi muri yaracyabaho. Ari kuvuga baramwumva. Ntabwo nari nzi ko ari ikigoryi bene kariya kagenda. Ntabwo umuntu yahita abyemera kuri. Itegereza inyuma yawe. Mu kwitegereza Pamu yaje. Pamu mukuza. Pamela kuki utari wasifunze urugi wakinuwe dore twazimurira umuzimu mu ndaro. Ariko umwuka byanu Pamu wagiye kurwara urapfuye dore. We filime nayo iragenda kandi nakomeza. Mbabarira rwose umbabarire mu by'ukuri. Ni ibiki uri kumbwira? Uramamagara ku bw'ubu bugoryi njyewe? Ni ibiki uri kunkora we? Kiriya kigo gisi wavuga ngo kirarwaye kirenda gupfa. Mu by'ukuri urampamagaye kubera ibi bintu bidafite umurongo. Uri ikigoryi. Umbabarire rwose umbabarire iki? Uyu munsi do nimba izina ryanjye ari Pamela nukuri uyu munsi ndakwica. Mbabarira rwose ubyoroshye wirakara wibigira intambara. Nintagira ikintu nkora ngo mbakosore umunyita igicucu umunyita ikigoryi mumenye ko ntari Pamela. Mu by'ukuri mu rugo hariyo agafi hakaba hariyo rwose n'akantu k'akaginezi wabasha kuba wanga. Feri ya mbere Pamela barabiza kunda ifi ikitwa katifish agomba kuba yarya ifi rye nyuma ibindi mukabiganira. Aho uratwite mwana wanjye yahamagaye nyine bararirimba agakora si ngo witeka rwose niweho papa wacu rwose. Barasirimba ibisirimba. Umugore yaratwite kuri inshuro. Mama shiri wanjye mwana. Uyu munsi nzasigara kuri inshuro nzaguma muri uyu muryango nzarebana na Satani. Umwuka wera muriro w'umwuka wera bahamagaye muri umwuka wera. Mu by'ukuri rero tuza. Muri iki gihe kuri ubu twitwa kwawe ntuzazamura n'urutoki. Uwo murimo se wawukoze hejuru. Mukobwa wanjye mbwira icyo ushaka kumbwira. Niba iki biri kujya mbere? Umugabo wawe arabizi ko utwite? Mbabarira umbwire rwose. Vugana nanjye nta kibazo. Navuganye na Noella ku bintu rwose bijyanye kuba twashaka umukozi. Ariko rwose ntabwo yakira iki gitekerezo. Nyuma y'uko akuyemo inda inshuro enye uwo mugabo wawe ntabwo yakira igitekerezo cyo kwaza n'umukozi wo mu rugo. Yavuze inzu yacu ni ntoya. Igihe cyose mbivuze ararakara agafunga mu maso. Ndakwinginze umfashe. Ntabwo nshaka kongera gutakaza umwana wanjye. Nimba icyo cyo kibazo Noella ni nk'umwana wanjye. Ndaza kuba namusobanurira. Tuza mwana wanjye. Ko ni iki se yabakora nyuma y'uko abana bari rwose tubahombye? Arashaka kuvuga ko hari ikindi yagize ategeye guhamagara witwa Noella n'umugabo we. Imana imbabarire ntabwo ari gufata telefone. Buretse yewe Noella ni njye mama wawe. Umeze ute se? Hari ikintu kimwe nshaka ko wumva. Ndi hano iwanyu. Hari ikintu cy'ingenzi nshaka yuko tuba twaganira. Nuva mu kazi rero
upakira ibaga yawe uhita usanga ahangaha nta ahantu uciye mu by'ukuri nakurakariye uze mu rugo wihitire mu rugo rwose tugere tubiganireho ndamuhamagara tuza mwana wanjye tuza wumva utuje umutima wawe wumva utuje kubera yuko ntabwo twatuma uyu mwana duca mu myanya y'intoki urakoze mana y'icyubahiro cyinshi urakoze rwose kubw'ibitangaza wakoze dushimye izina ryawe rikomeye rwose kuba uduhaye uwundi mwana bose uratwibutse ugiye twari turi mu mibabaro ahangaha bashimye umukobwa nako umukobwa yamaze kurya ifi yabo wibuke bamubabaje yego rwose akunda ifi kubi ifi yarayiriye ibifu arabirya rwose n'umutwe ntiyawusize muri inshuro Pamela uwo ngo wamuhaye agafi ngo ukamuha n'amafaranga ukamuha kariya ko kunywa ka Guinness ngo bose babe imeze neza yarakanogonoye kose adakuye ku munwa yewe haracyari agasosi ariko mahanga haracyarimo agasosi yewe hatabe yewe niwambwiye impamvu nanze iki gikobwa ndebera iki gikobwa kiraryana nk'ingurube ni umukobwa w'umunebwe kandi wacecetse n'umukobwa w'umuntu none kuzana umuntu waroye se we kugira ngo aryareba none ahangaha baratonga ibintu turimo dukora byose urimo bisenya turapanga imipanga ukayisenya urumva ibintu tubyishobora kuba twabikora gute ahubwo ukwiye kugenzura rwose ibitekerezo bya gikobwa ni ukuri rwose inuta idahinduka imana izaguhana Pamela ntiwite cyane kuri cya Jay rero tubabarire wenda ndareba rwose ibyo byakunejeje yego rwose ibyo rwose byanejeje ariko ubu ngiye mu rugo Pamela watubabariye watubabarire rwose Pamela pam yaramango bebe tubabarire twakubabaje ariko rwose tuganirize bari bamaze kumugaburira noneho umuricaye twapfukamye turavugana nawe dupfukamye rwose mu by'ukuri se ikindi ashaka ni ni wewe uri kuvuga uri umusazi utekereza ko nibagiwe ibyo wakoze byose nimba ushaka ko tugira ibyo tuvugana reka icyo kintu cy'igisi cyane kitongera kubumbura ku gatebo kabo ngo ni umuntu urumva ntibongere no kunyita bebe urumva nta n'isoni nawe nabubashye kuko mwapfukamye none arimo kumbwira uko ashatse kose niko urasohora ibijambo byawe muri ako kanwa kawe wongere urebe urambwira njyewe uko ushaka njyewe uranzi pamu niko bamwita nanone akazina ke mu buryo buhinnye ni Pamela ariko nanone pamu niko bagahina kuri inshuro egisi yagombaga guceceka undi muvandimwe akaba ari uvuga ngaho nimwicaye baya burenganzira nabwo nuko nkiri kubyifa ngo mumbwire uko bimeze uriya baramubwira ngo maripfukamye ngo umupfukamye wewe waranganye negise wa kera nuramuka uhagurutse ndahita nigendera ndabumva ngaho nimumbwire tangira uvuge se avuga nyine hakurya uri kundeba mu by'ukuri igitekerezo dushaka guheraho ndakwinginze rwose Jay fata 50 by'amaneyira ubyoherereze Pam mu by'ukuri kugira ngo aboneke ibintu turimo biri seriye uri kuyohereza 50 ntugire ikibazo tugiye kuba twayakoherereza bikore vuba mbere yuko tumubwira igitekerezo cyacu Pam araza kuba yacyemera 50 by'amaneyira anamaze kubyohereza namaze kubyohereza rwose reba muri telefone yawe kugira ngo bamutware neza ngo azabembereye kwakira abadayimoni cyangwa kuba yaba possessed azajye kubashakira ahantu yakuramo umugore inda babona amaraso babona ubukire yewe abo byikora yanyohereje no kuri tekereza ko uyu musore igihe yandambagizaga cyangwa twakundanaga ntiyigize anyohereza n'amafaranga 5 y'amaneyira nanone urabizi twayakoherereje reka tuganire nawe noneho turagushaka kugira ngo
ube wakwakira abadayimoni ku bwacu rwose ube possessive. Turashaka ufatwe n'abadayimoni wewe abadayimoni baguturemo ugire ikintu dukorera. Turarahira ku Mana uramutse ubyemeye twavugana n'umupfumu, hari utuntu nka tutatu yakora hanyuma ukabugiyemo abadayimoni. Nyuma y'amezi 2 cyangwa 3 nyuma yuko twikorera utuntu twacu twagusubiza kwa baba nanone kwa mupfumu wacu, hanyuma akagukuramo abazimu. Muri abasazi, muri ibigoryi, njyewe nakwemera kugibwa n'abadayimoni bakanduramo bakajya bankoresha kubera mwebwe udumbi 50 n'aka gafi mu nguri yese mutekereza yuko akusha akusubirwa mwadusuzuguye koko aradusuzuguye koko. Murashaka ngo nkore imihango ya gipfumu? Iki twarakundanye nicyo gifite uyu mugambi ngo ndabizi. Atawe umuntu utagize ambera umunyamumaro mu buzima niko di ibyo rwose ntabwo nabyihanganira. Ngenda giye n'agafaranga kanyu kandi mumenye ngo nakajyanye kubera ko mwamaze n'umwuka. Ifi yarayinogonoye, ifi mu kwirya ntiyayibabariye. Bagiye ku mupango wa kabiri fine agent gushaka abantu bagabwe bashakira abandi abakozi bo mu rugo, hanyuma babashaka bagahita babashakira umukozi wo mu rugo uzagirwamo n'abadayimoni. Icya mbere cyaranze, imipango yose si kugenda neza. Ngira ngo ibi byose nibyo byatumye ubwo pasiteri yabasengeraga ku nshuro ya mbere yarafashwe n'indwara yo mu nda. Icara hano mugabo wanjye, nowe mwana wanjye, reka mubwire ikintu rero mu muhungu wanjye. Urabizi Mamoji? Igihe yavaga hano bisa naho nari muri university. Wari ukiri muri university? Ariko yashatse umukobwa. Uwo mukobwa yakomeje, uwo mugore yakomeje kujya kuramo inda. Ibyo rwose ndabizi. Nimba ari byo ushaka kuvuga, namaze kubiganaho n'umugore wanjye, namubwiye ati rwose ntabwo dukeneye umukozi kubera yuko reba ukuntu inzu ingana. Inzu ni ntoya ubwacu kuri twebwe babiri. Tekereza igihe tuzaba twazanye umukozi noneho. Imana rwose babarire sinshaka kubyumva. Ibyo ntabwo byabaho. Ibyo rwose ntabwo dushaka ko ntago ari umugabane wacu yuko umwana wundi avamo rwose. Hari ikintu ukwiye kumenya, uriya n'umugore wawe akeneye umukozi, kandi hanyuma y'ibyo mwana wanjye mwese muri abapartners cyangwa se mukorera hamwe. Ntabwo mukwiye kurebera iki cyemezo ngo mumurore ko kugifatira hamwe. Niwe ubwawe watakaje, uriya ni uzi imibabaro yo gukuramo inda n'iki byose. None rero ni byiza cyane yuko rwose mukorera hamwe. Both of you are partners. You can't just stand and make this. Rero ntiwibagirwe n'umugore wawe n'umupartner wawe. She's the one who has lost all this one. She just ukwiye rero kuba wamwumva. Njye ndimo ndakubaza ibi ngibi. Mutekerezeho. You're beginning to sound like your father. Akeneye umuntu wo kumufasha mwana wanjye. Tekereza ariko nawe uko yamenye inshuro enye zose. Yaratakaye mu bitekerezo. Ni byiza, reka dufate bino bintu, reka tubikore. Akwiye kuba yagira umukozi wo mu rugo. Urabyumva? Ndakwinginze mbwira ko ubyemeye. None feri ya mbere byari kuba yakwemera igitekerezo. Mwiriwe neza? Niwe Jerome ndabizi neza. Yego rwose. Uratwibuka neza ku ishuri. Ni njyewe Jay, uyu naho Unique. Yewe ko tudaherukana se bimeze bite? Uri kuri aya kantu gatoya kajyanye na business turishaka kuganira. Ni byiza cyane. Yewe se sha mwebwe mufite business muri economy ikomeye gutya sha ubukungu bw'igihugu bwahungabanye.
bo mu bijyanye n'abakozi bo mu rugo nimba aribyo mushaka ndi umuntu ndabizi rwose nkura abakozi muri Leki muri Aja muri Rokowe muri Vi muri Ikoyi umuntu wese wabaza umuntu wo kugushakira umukozi guturuka mu byaro byose bya Nigeria rwose yakumbwira mbimazemo imyaka 5 rwose ni njyewe komisiyoneri w'abakozi bo mu rugo ngaho rero reka mfite inama ariko rwose reka tuganire gakeya tuze tukubwire ukuntu tubyifuza ntutekereze icyo ni gutekereza uyu muntu ashobora kuba yadufasha kubona umukozi wo mu rugo yewe igihe cyane kiri kugenda undi muntu atumye ndashatse kumubaza kuki se turi kuvuga reka tugende tumubwire igitekerezo cyacu turashaka umukozi ufite dukeneye umukozi mu by'ukuri urabyumva ariko umukozi dushaka ni umukozi udasanzwe ibyo nibyo nshaka ibyo nibyo nkunda ubundi ni akazi kanjye ngiye nkomisiyona abakozi mu by'ukuri rero umukozi wo muri high five class umukozi uvuga igifaransa umukozi uvuga icyesipanye umukozi uvuga ikijerimaniya icyo muri Germany rero umukozi uvuga ikirimi cya Karaba umukozi wo muri Ghana umukozi wese ese mwambarira umukozi se byibura wafashwe n'abadayimoni uri murimo mukina puranka ashobora muri kubona turi kuri kamera umukozi ufite abadayimoni ntabwo ari puranka turi siriyasi rwose ndumva wadushakiye umukozi ufite imizimu rwose ihagije ko tumushaka kubera impamvu runaka mw'abantu mumeze neza iki kigoroba muramamaga kugira ngo muze mumbaze ngo mbashakire umukozi ngo ufite abadayimoni niko da ubwo twebwe tuzi uburyo ki uwo mukozi ufite abadayimoni tuzabana nawe umva mwatakaje igihe cyane gihagije garuka turakwinginze rwose agent uva yidufashe ndimo ndabitegereza nkabona ubwanyu namwe mwafashwe n'abadayimoni namwe muri possessed mwakwikoresheje ubundi muzi yuko ibi bintu byo gutuma abakozi bo mu rugo bakira bafata abadayimoni bakabatubwamo n'abadayimoni byangije imiryango myinshi mujya mwimukuzimu mwabasore mwe b'ibigoryi gusa nimba kandi mutakijijwe namwe ubwanyu muzapfa niko ibyo nibyo muri kunsaba koko mumbabarire muve hano mwabigoryi muri abantu babi muri abanyabyaha nta n'isoni ndabahambirije mu izina rya Yesu ni ukuvuga ngo nimudahereza ubuzima bwanyu Kristo kandi namwe ubwanyu murimo mugenda mujya mu kuzimu yabaviriyeho indi mwe ngo bariganye kera mukeneye Yesu ubuzima bwanyu mwabigoryi kubwiza umuntu ukanamutukiramo mukeneye Yesu urumva nta n'isoni kazomurugo ufite abadayimoni kuri iyi nshuro baraho ni Jay na Kay filime tureba nanone ni filime abayisizi na ku nshuro ya mbere batangiye kumanika made in Argentine umukozi arakenewe ku 100 by'amaneyira umushahara ni 50 eratawe bashyizeho igiciro kinini kugira ngo abakozi batangire kuba baza bahindutse abagenti niyo busiyo yaburaga Jay na Kay babaye abagenti ubu noneho nibo bagiye kujya babyikorera bashaka abakozi bo mu rugo nanone hafi icyapa cy'ishuri ko bitahe by'abagenti sha ibihumbi 70 babahaye amafaranga sha babaye amafaranga yo kwiyitaho bahindutse abagenti umunsi barashaka gukira ku ngufu n'abakirisitu ariko kandi kuri za puberi umukozi arakenewe 100 byonyine aha bafite peste bari kugenda bakoresha nimba bari gukoresha ubugari simbizi ariko bari kugenda bafatisha amatangazano hose ubu ngubu uburyo bugezweho nuko bubwabo baba bagenti kugira ngo bishakire umukozi wo mu rugo kwakira abadayimoni akajya mu rugo agakuramo umugore inda nyamara gukuramo umugore inda bakabona amaraso bakayakira umupfumu akabagira abakire JNK filime ndamaske hari wahitaga ku muhanda hano barakwereka mu guhita arabona amatangazo yabaye menshi ku muhanda yewe abaturirimbira baraturirimbira yewe bifatishe neza cyane ku buryo rwose abantu bose babasha kuba babisoma hari uwaje kuba yareba ibyo bamanika yewe mumeze mute bana bandi ibi bintu murimo mumanika nabibonye ahantu henshi
amubasha kuba mwafasha umuntu kubona umukozi wo mu rugo. Yego rwose yejawe nitwa Kayode Odusumu, uyu ni Papora wo muri Okure, amazina magufi ni yandike. Nanone yandike hano babaye baje. Nanone yabise izina ribi, mukubita izina ribi baratonga. Ariko ntabwo byari ibyo ngibyo. Tuza. Igbo. My name is Kayode Odumosuma. Ariko zica muri gupfikisha. Kuki urakaye cyane? Tekereza uyu muntu hari kutwita abantu baciriritse ngo nuko afite imodoka. Rwose n'urumva ibyo bintu byavamo. Mukecuru rero. Mumbabarire. Hazi uyu mwana yarerezwe, yarorowe umwana. Bo mu by'ukuri ibintu ndabyumva neza. Andabizi neza muri abagenti. Amubasha kuba mwarekwita abakozi bo mu rugo. Nanjye nkeneye umukozi uzi rwose vuba mu rugo rw'umukazana wanjye. Nako umukobwa wanjye. Ibihumbi 100 by'amanira n'ibyo. Ni ukuba hari ibijyanye n'imyambaro, hari ibijyanye n'iki. Abaretse aka kantu nkafotore ndaza kuba rwose nabahamagara vuba cyane. Nzabasha kuba naguhamagara. Nawe ushobora kumana imbere. Oya ntugire ikibazo. Nzaguhamagara ariko yimbaye kugira ngo nzabikurikirane. Yego urakoze cyane. Feri ya mbere nanone. Ariko ikibazo cyawe ni iki ubundi wewe? Urabona buri munsi urakazwa n'ubusa. Niko. Izina rya niri nakunze umwuka wawe. Oya wa mwana uzamanze bagende bakurere umenye ngo urongeye urereze kugiza uburere. Ese nyoko ntabwo yakureze sha. Hambere kumwana we kibura uburere. Cha wabuze uburere warakikungu. Mana yanjye mbamutushubije ariko rwose aragiye. Mana we. What did they worry you? You know what clients be that. Ubu ngubu rero nshaye abatari umukiriya w'ingenzi mbamututse shaho nkanamukurikirana. Because they para you don't know who be who. I don't do you. Mama hapa. Ntagakwiye kuvuga umwana w'umuntu kuri buriya buryo. Ese ubundi wewe uri kuruhe ruhande? Uburyo bwa mbere bwaranze ariko abakozi batangiye kuba baza kugira ngo babashe kuba bahabwa akazi. Mbere ya mbere hari uhageze baramwitegetse uyu muntu yajyamo ibidayimoni bigakunda. Amwiriwe neza bavandimwe. Nanya kubahwa. Wiriwe nawe. Saying this out, you know, because she's a potential client. Nawe wiriwe. Our children did not train her well. Ushobora kutwibwira? She won't be talking to someone else's child like that. Izina ryawe ninde? Nitwa Rike. Are you on my side or? Uruwa hehe sha Rike? Ogun State niho mba nshakuwa nakomoka. Ogun State? Yego. Jaywe. Ubusura bona yajyamo abadayimoni bigakunda uretse bari nkubwiye. Ntabwo mbizi neza ariko reka tumuvugishe. Good afternoon. Uva neza muri Edo State? Good afternoon. Ibi bintu by'akazi ko mu rugo bimaze bije kingana cy'imyaka 3. Can you introduce yourself? Sir? I mean, what is your name? My name is Arike. Nukubera iki utari kundeba mu maso? Arike from where? Baramwitegereza. Ariko Jaywe. Ogun State. Reka tutatakaza igihe. Yes sir. Mubaze neza icyo tumushakira. Hari abadayimoni waba ufite muri weho bahagije? Ngewe ashwishi urambabarire cyane Imana imbabarire cyane. Ibyo bintu bivugisha se ni ibiki uvuga hanga? Nta abadayimoni mfite. How long have you been doing? Twe dukeneye umukozi wo mu rugo ufite abadayimoni. 3 years. Nimba rero utafite abadayimoni tukaba twabasha kugushyiramo abadayimoni. Akazura kemera cyangwa ntukemera? We nta abadayimoni nshaka. Ariko urabizi neza ko akazi tugusaba ibimwe mu bisabwa ari uko ufite abadayimoni cyangwa wakomera kugirwaho n'abadayimoni. Arike, see, are you possessed? Ntambara gufite z'imizimu z'abadayimoni zagukoresha ibintu runaka. Mfite imbaraga za Kristo kandi nshobora gukorera ibintu byose ku bwa Kristo imbaraga. Mfahanga hari wese we dukeneye. Haguruka usohoke. Ubwo uribwira ko turusha imirongo muri Bibiliya. Nshobozwa byose na Kristo imbaraga. I can do all things through Christ who strengthens me. Cyane sohoka mfahanga toka.
baramwirukanye. Umukozi wa kabiri wiriwe neza nawe wiriwe babaye baje tubyibuke. Do you realize that this is part of the job requirement? No. Izina ryawe ninde? Nitwa Gift. God forbid. Uva hesha? You don't have Akwa Ibom. Ni muri leta ya Akwa Ibom ni muri Nigeria. Gift rero. Do you understand what I have the power of Christ. Aka kazu kakoze iminsi ngahe? Igihe kingana gute? Imyaka 12 rwose ndi umukozi wo mu rugo nesheje amadongo natetse ifiriti n'ifudi n'ifi byose. Mu by'ukuri ndamutse mpanaguye ahantu wagira ngo ni burayi. Ndamutse nogeje amasahani wagira ngo avuye muri restaurant. Ayo mbese ndi umukozi mwiza cyane, ndi umukozi mwiza wagatangaza. Uyu mugore arakecuye cyane ndakubwira. Ntabwo twabasha kumugenzura kubera yuko hari tumuri. My name na Gift. Gift we? And where are you from? I'm from Akwa Ibom. Mu by'ukuri Gift. hari abadayimoni baba bifitemo? Oya rwose ntabwo mfite abadayimoni. Work since when I be 12. Oya rwose simbyizereramo. Oya! Ubu bifite nta kibazo tubwire. Ikibazo uri possessed dufite abadayimoni. Oya rwose ntabwo mfite abadayimoni. Watwemera se ukakira abadayimoni ku bwacu? Oya rwose nizere ko mutari gukira mwa bahungu. Kuki mushaka ko ngibwamo n'abadayimoni? Kuki mutabwira abanyoko cyangwa abandi bamwe bafite bakaba ari bo bababera abapfumu cyangwa abadayimoni babagirwa mu badayimoni? Rero ibigoryi gusa. Uko mumeze uko nguko muhagaze nk'imifuka y'umuceri. Nta bitekerezo mufite muramamagara umuntu w'umugore nkanjye ngo ngibwemo n'abadayimoni. Mu byoroshye icyo cyongereza cyane umukozi wa gatatu wa kabiri baramuka Rovina niyo mazina ye. Mva muri Bonny State nanone twagukunze cyane. Aka kazu gakoze igihe kingana gute Rovina? Iyo ntabwo nize nkakorana mbere kose. Ni byiza cyane nagatangaza. Uyu ni mujyajya twamucabiranya akaba yajyamo abadayimoni. Yego kazo twamucabiranya. Ngaho gerageza rero vuga isiya. Tubasha kumwemeza kudukorera rwose ibirori. Mu by'ukuri Rovina waba se mu buryo runaka ufite abadayimoni? Possess ubwo ni ibiki mana yanjye? Yararize none se kuba tukubaje ko abadayimoni yaba yakujyamo nabibwira mama nyewe ndaza kubera nabibwira mama ndabisoni barafise ko ufite abadayimoni. Nabibwira mama umugozi we uyu nguyu yatisotse yire arira. Yo dukwiye kuba twakwita kuri business yacu rero. Ndabona rwose ibintu byatuzamanye. Hari ikintu dukwiye gukora ikindi kidasanzwe. Ni iki se? Yewe reka turebe hari wakomanzi. Bari bazi ko abakozi bashizeyo. Mu gukomanga nta muntu twari twiteze ko agomba kuza. Oya hari undi mukozi se? Wowe wahamagaye nuri adusoresheho. Uyu rwose uje wese tuzi ngo ninde? Ninde ra? Nitwa Rejoice. Rejoice. Wahe? I think we should just focus on. Nabonye rwose mwaragiye mumanika amatangazo ahantu ariho hose yuko mushaka umukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo? Yego. Rejoice rero turashaka abakozi bo mu rugo. Ariko turashaka umukozi rwose ufite abadayimoni. Nimba udafite abadayimoni igendere ntabwo turi bukwakira. Ufite abadayimoni? Rejoice ntabwo uri kutwumva. Rejoice uwo nguwo ni umukozi wa nyuma bakiriye. Uri hehera? Uwo mwanya Rejoice yahise yinjira nk'ikidayimoni. Bagiye kubona babona agiye we. Wumvishe ikintu kibinjiyemo. Giye karabaye. Ikintu twumvishe kimeze nka nyamurigita kigiye he? Uretse J. Tuzi. Uwo muntu afite abadayimoni kabisa. Amafaranga turayagera. Yewe. Reka tunezererwe mu Mana, aho Imana iradushubije rwose Mana yanjye. Rwose iyo uri umukiranutsi mu mutima Imana ntiyabura kugusubiza akaririmbo. Nagakorasi kabo barimba kusengera. Reka turirimbe. Bararirimbye ngo reka twishimire mu mwami. Munezezwe n'ibyo Imana yakoze.
barasirimbye ngo Imana irabashubije. Akoso ni Imana ibashubije mu by'ukuri, kuko babonye umuntu ugirwamo n'abadayimoni bakazaba bakire. Haleluya, 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 haleluya. Ni J na K. Filime nanone ni The Mask. Kwiyoberanya. Yewe wabyizera kiba n'umukozi ufite abadayimoni turamubonye kabisa. Umukozi uri possessive. Nguko uko yinjiye mu cyumba nta numwe yatse karibu. Ni Joyce. Mu kwitegereza yabakuyeho amashuka mu buryo bw'ibitangaza. Yewe n'imyenda yayo bakuyemo dore baragatse. Yanjye uri possessive kabisa Jay we. Aha ngaho se mubaze rwose ko yadufasha akatuyamba kwa bya bintu. Rejoice rero mu by'ukuri rero gahunda twari dufite ahita basubiza ati nuko ujya mu muryango wawe rwose, umuryango ubanye neza natuma bakuramo rwose inda, bamara gukuramo inda ko baba batwite hanyuma nk'abamaraso mukajyana muri rocu. Oya rwose ntabwo ibyo binari icuwo rwose, ariko tubabarire ntabwo ari imihango ya gipfumu. Twe turi abana b'Imana turabakirisi. Gusa ni ubufasha dukeneye kugira ngo tubashe kuba twakira. Twe ntabwo tujya dukora ibyo bintu. Twe turi abana b'Imana turabakirisi beza cyane b'imbere rwose. Ntabwo tujya dukora imihango ya gipagani. Gusa ni ukwifasha tukiyamba tukareba ko twava mu bukene. Ya nta kibazo. Nimba ari uko mubivuze nta kibazo mubifata ko mushaka. Mu by'ukuri rero ibi bintu byose nzabibakorera nta kibazo. Yewe data we twishime. Ariko nayo nazanye ibaruwa y'amasezerano kugira ngo munsinyire yuko ikintu cyose muzagikora nk'uko mwagisezeranye. Ntabwo mbyumvishe neza. Kubera impamvu z'ahazaza dukwiye kuba twasinya amasezerano kugira ngo batazagira uwanga kunyishyura. Oya rwose nk'uko twabikubwiye turabakirisitu, ninde wakwiba amafaranga yawe, ninde wakwanga kukwishyura? Abana b'Imana hawe rwose nta muntu wabikora bityo rwose. Ntabwo twakwiba rwose Joyce wumve rwose. Umwibwe ndazakoresha imbaraga zanjye z'umwuka. Niyo mpamvu mukwiye kunsinyira mwese kugira ngo nanjye ubwanjye mbashe kuba nakwitanga mbakora ibyo mushaka. Dufite rwose umutima nama, ntabwo twakwanga kukwishyura, si ngombwa ayo masezerano. Woya kubera ejo hazaza n'ukuntu abantu basigaye bahinduka, amasezerano naje nyitwaje. Dore amasezerano. Reba rwa y'amasezerano nayizanye. None se tuba tutaramuha akazi akaba yazanye n'amasezerano n'ibinibwira. Murasinya ahangaha nanjye ndaza kuba nasinya ahangaha. Dore n'ahangaha urasinya. Munsinyire. Uyu ni Jay na K. N'amasezerano yoroheje n'umusinye. Musinye. We have conscience. Our conscience will judge us. If we don't do the right thing, it will. We have conscience. Our conscience will judge us now. Buretse turebe. Musinye rwose. Amasezerano ngayo. Mu kwitegereza amasezerano. Murimo mutakaza igihe musinye. Hasinya kuri urwo ruhande. Nanone filime iragenda inakomeza. Abantu biyitirira kuba ari abakristo ariko bakora imihango ya gipagani, ariko na Kristo ntibamureke, nibo bitwa abantu bakonje kandi batabize. Nanone nakazu yazi umukozi rwose wuzuye abadayimoni baramubonye. Nanjye hano hagati ninjye uri gusinya hagati ya mwebwe rero kugira ngo nihagira umwe mu kiranza yuko nanjye muhemukira mwishyure. Urumva ubu noneho ndabyizeye nta muntu muri mwebwe ushobora kuzanyiba cyangwa ngo anyanganye uko yiboneye. Niwe turajya gukora nuwe muryango ndi bubashe kwinjiramo. Mu by'ukuri buretse mu by'ukuri turimo tubikoraho. Me too. Yes. Nitumara kuvugana n'umukiriya wacu turaza kuguhamagara. Yego. Thank you God.
ni ukuri rwose niwe twari sawa nta kibazo. Thank you. Noneho mufate nimero yanjye kugira ngo mubashe kuba mwampamagara. Yego kuko di nimero yawe rwose ni ingenzi. Nimero yawe. Okay. 0880 44 hanyuma 22 nimero zanditswe 0224. Naro rwose muraza kuba mwampamagara. Izo ni nimero zanjye. Aribyo birahagije? Yes. Tuzahita tuguhamagara rwose nta kibazo. Ngaho rero bye. Inguko uko yagiye. Mama se amaso ya Yesu tugote. Bahasenze mu ndimi yatawe ibyo twikururiye. Reba shaka cyane. I mean, this was the hardest part. Ceki ngaka ni haje. Kewe yagiye mwa. Yagiye no kuri kwimana. Okay. Haragiye nanya muri gitakweri. Yesu we. Oh, yes. Yes. Ibi nibyo twikururisha. Jewe. Your number. Ndashaka kunywa amazi mwana. Ndashaka kunywa amazi. 44. Feli ya mbere. 87. Waramutse mama. Umeze ute? 22. No, like that. Don't finish. Now, is that all? Yes, that'll be all. Anje n'umugabo twemereje yuko rwose tugomba kuba twazana umukozi. Okay. Nari mbizi yuko wabyumvishe. We move. Ndabizi rwose muhungu wanyu umeze na papa wawe. Blood of Jesus. Jay, open your eyes now. Ariko ntabwo tuzi ko aho twatangirira hari umukozi wawe ufite se? Nta mukozi mfite. Ariko buretse gatoya. Buretse di. Ndabizi. Hari umuntu nzi rwose ubasha kuba yadufasha. Umunsi umwe narinde kujya kuri supermarket nahuye n'abahungu babiri bagenda bamamaza yuko bashakira abantu abakozi. Bamaye na kadi yabo ndetse manzana nimero zabo nzifite. Rwose bashaka abakozi bo mu rugo bakaba babahereza abantu. Numva narazibitse. Uretse ko wende iyi telefone nayo ingora cyane ariko rwose narazibitse nimero. I knew you were listening. Nanone. You hear me out. Nanone. Ku nshuro ya mbere umukiriya yarahamagaye. Don't know how to go about this. Hello. Yewe mwiriwe. Mwiriwe neza. Wait. Nitwa rero Noel. You ni Ken na Jay. I know somebody. Bakora rwose akazi ko guhereza abantu bakoze. Yego rwose ni twebwe dutanga izo service. Hanyuma rero ndashaka umukozi wo mu rugo. Ushobora kuboneka umwamubona? Yego rwose nyakubaho. None ni gute nabona umukozi wo mu rugo ubwo? Ejo mu gitondo uzaba wabonye umukozi wo mu rugo. Tuzaba turi aho ngaho nka kampani tukuzaniye umukozi wawe. Ni byiza cyane. Abo ndaza kuba nabohereza adresse. Tuzakomeza kuba twavugana. Urakoze rwose nyakubahwa. Urakoze. Yego rwose. Jay Chimwe. Yes. Jay Bobo. Yes we. Congratulations mfani. Ni biki byabaye? Yavuga congratulations neko na. Habaye. Yes sir. Yes sir. J&K Maid Services. So I'm looking for a maid. Urabizi neza yuko wa mugore twamubwiye yuko tugomba guhamagara. Wa mugore twahuye nanone ajya kuri supermarket. Yaguhamagaye rwose niwe mukiriya wa mbere twagifetinze. Okay sir. Sheri. Tomorrow morning sir. Wibuke. Namo bahamagaye. We'll bring her. Baraza kohereza umukozi wo mu rugo. That's fine. Wibuke uru rugo rwagiye rugira ibibazo byo kubura abana. Bagiye bakuramo inda. Mumeze mute? Thank you sir. Tuza. All right sir. Bye bye. Ejo turagukeneye mu gitondo. Ufite imyenda yawe urukapu rupakiye. Hanyuma ejo mu gitondo turashaka kugeza ku mukiriya. Nanone. Yego rwose twabonye umukiriya. Abo hanyuma rero uzazinduke. Ejo mu gitondo araza kuba yaje. Ibi rwose ntidukwiye kuba turabikoze kabisa we. Congratulations muvandi. Mbega ibintu byiza, mbega ibintu by'agatangaza. Ibintu by'agatangaza. Nanone. Ku nshuro ya mbere. Ni ibintu byiza cyane kabisa. Hari umuntu uri kuduhamagara.
rejoice. Ni byiza kabisa. Yeah. Yewe uraho. Yewe ni ibintu byiza by'agatangaza. Hold on. Mwiriwe neza. This is it. We need you first thing tomorrow morning. G and K Technologies. Carry all of your clothes. You are resuming first thing tomorrow morning. Hari abantu. We need you to Yego mu myezi 3 twari twarapurainze muri iyo company yanyu. Please, just be. Yewe rero mwabyemerewe. Bemerewe akazi. Finally. Twabikora rwose ntaho ugira ngo se twanye ibitekerezo akazi twari tugakeneye. Nice one. Twahita dutangira ubu ngubu. Ubu twatangira akazi mwatwemereye nimba rwose mwakatwemereye harantu bari barapurainze. Ni K and J Technology. Ejo mu gitondo twuzahagere. Kuri headquarter. Tuzaba twahasesekaye rwose. Tuzaba duhari rwose nyakubahwa. Very amazing. Urakoze rwose. Good afternoon, ma. Irimo iragenda kandi nakomeza. Wibuke hari uwo bamaze kubwira yuko bagiye kumugeza mu rugo runaka agomba gukora. Ibintu bisa naho biba inzira imwe ya Satani yabo iciyemo n'inzira imwe y'Imana y'akazi basabye iciyemo. Biraza kuba byagenda gute? Wibuke bagiranye amasezerano n'umukobwa rwose utewe n'imyuka mibi. Ku nshuro ya mbere ibintu ntibyoroshye. Hayiwe. Yes, we can still do it. We can do it. Ibi ni ibiki kwe? Can we start immediately? Yes, ma, we can start immediately. We can. Ese je, ubaye uteshaka ko wicaye. We should come to Ibi ni ibikira. Twasabye akazi barakaduhaye. Head of. Ese sha ndi kurota? Yes, ma. Hawe ntabwo uri kurota neza warutukana bityo sha. We'll be there. Arampamagaye. We'll be there, ma. Manager wa company n'umwamagaye. Tuza gatoya. Thank you, ma. Ese ke uri ndi kurota wapi uri se warota uti? Urareba uri muzimurakanuye none ngo urarota. Iyi ni kontra y'amamiliyoni n'amamiliyoni. Tubaye abakire binyuze mu kazi rwose. Yewe tugiye kuba abakire. K na J baranezerewe kuri inshuro company yarabibutse. Mu kubibuka rero. Nyuma y'imyaka yose kabisa. Ubu tubaye abakire n'ukuri kw'Imana. Yewe. Uranubona kandi nimero za manager ze niwe mu byukuri wanyihamagariye. Ana yanjye. N'igitangaza. None se tugiye gukora iki? Ari Joyce rero. Ntugire ikibazo reka tukuvugishe. No kuvuga ngo njyewe na K twavuze ngo reka amasezerano tuyasese. Ya masezerano twari dufite. Mu byukuri bona ntuze tuzasubira mu mirimo yawe ntugire ikibazo. Twavuze tuti twaguha amafaranga ku ruhande yo kuko uyu mwanya twagutesheje. Tukaguha ikintu cy'agatangaza. Turagusezeraniye. Oya rwose. Ntabwo ibintu rwose bijyanye n'imihango ya gipagani tukibikeneye. Turi abana b'Imana. Ijambo ry'Imana rirarwanya ibyo bintu rwose rirabirwanya ku buryo bukomeye cyane. Twe turi abana b'Imana rega rwose Rejoice ubyibuke n'ubwo ufite umudayimoni. Nk'uko bireba. Oya ntugire ikibazo. Ejo ntuzaze turakubwiye. Nanjye nakubwiye ejo ntuzaze. Urumva? Ejo ntazaze. Mbega turamuhakaniye. Nicyo utekereje? Uriya mugabo twahamagaye ko tuzamuhereza umukozi. Ibyo byibagirwe sha. Fata nimero ye uyiboroke ufate buri kimwe cyose ukiboroka azongera aza kuguhamagara azashakirira umukozi ahandi ha. Imana irabikoze ku ncundunduro rwose. The Lord has done it finally. Urabizi ko Bibiliya bivuga neza mu ijambo ryayo. Ibintu byose mu by'ukuri bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza bavuga mu ndimi. Kuri abo bantu ngo bagenda nk'uko umugambi w'Imana ushaka. Baraseka barakwekwa mu by'ukuri baragenda nk'uko umugambi w'Imana ushaka. Bagiye mu bashakishije abantu b'abapfumu. Baciye uburyo n'ibumoso. Nta kintu batakoze ariko ngo bari kugenda nk'uko umugambi w'Imana ushaka. Hari abantu bakristo benshi bishuka muri ubu buryo. Mu by'ukuri rero kuvuga ngo rwose ntituzongere gukora ibintu by'imihango ya gipagani ubu ngubu dukizwe neza.
Imana yabidukoreye rwose. We call. Which man? Clients now, the man we see will bring. Nanone filime nuko tuyisoza. No go just call like. Tugenda tugana ku musozo. K&J bari bicaye bitegura kujya kureba kontara. You don't go show up. Don't make her. The Lord has done it finally. Yewe sha, ko itegure neza twite kuri uyu munsi wacu sha wa mbere sha. Had assured us in his word. Harimo yireba muri bimiru arati umunyama miliyoni rwose. Ku nshuro ya mbere hari uwicaye hagati yabo ni Rejoice ufite amadayimoni. Nta nubwo akoma. Hewe mukobwa ra Rejoice. Umukobwa muto. Sinakubwiye yuko utagomba kuzana muri iki gitondo. We are going Nikora legitimate route now. ni ikihe kibazo ufite? Bongo kuko wabura ngo ukaboneka ukaburuka nkanya muri gitu ukagenda ukagaruka nibyo se wadukangisha madam. Imana ishayira kuruta. Ubundi kibazo ufite ni iki? Ni bande suje guterwa ko twe turabana b'Imana? Ndashaka kubaza ikibazo. Oga, leave court alone and let's. Ninde wakubwiye winjire gutya nta na karibu watse? Our lives about to get. Niko madam, nikutavuga ubundi. Jandike. Millionaire. Ntabwo nkeneye imfunguzo kugira ngo ninjire mu nzu yanyu. Okay. Mu by'ukuri mwambabaje. Mwambabaje cyane ku rwego rwo hejuru rwose arabaseka. Twakubabaje se gute? I thought I told her. Wewe iyo miruwari ndayishaka mmereza miruwari yanjye. Iyo miruwari niyo muri iyi nzu nuko. Madam, I thought I told you not to come here again. Yeah, iyi miruwari ni nziza n'agatangaza. Ndayikunze. Because you can appear, reappear, disappear. You think you can just barge into people's homes. Ndamutse rero menye iyi miruwari nta kintu mu cyanyu mu buzima cyasigara gihagaze naba mbimenye byose. Turagusengeye toka mu izina rya Yesu. Your conscience if you have one. What is wrong with you? Nta kintu tugomba gutakaza mu izina rya Yesu. But wait. Batangiye gusenga ntabwo tuzapfa tuzarama tuzabecwa aho rwose n'amasezerano y'Imana. Ibintu byabo barimo bicezamo kuko nta numwe utikajije n'Imana, nta numwe wizeye Imana mu by'ukuri bari baravuye mu nzira y'Imana. Nawe aravuze indimi arabarusha noneho. Iye toto ratapata toto tita arabarushije baraceceka. Iyi rero ntabwo nayimena kubera ko dufitanye amasezerano. Una don't they offend me. Where Uravuga bya bisezerano byawe by'amafuti. How will you offend her? Jandike. Igihe mwakoreshaga intoki zanyu musinyari y'amasezerano yo kwinjira mu masezerano y'amaraso, mwinjiye mu masezerano y'amaraso. Waya ndi umwana w'Imana shwishwishwi nanjye ndi umwana w'Imana. Ntabwo twinjiye muri aya masezerano. Reka mbabwire nta muntu n'umwe. Ndavuze ngo nta muntu n'umwe. Nta muntu n'umwe ubasha gusenya aya masezerano mwinjiyemo. Haya murabikinisha kabisa. Murabikinisha. Iyi misiyo tugomba kuyirangiza. Muri iriya nzu ngomba kujyayo nkakura muri uriya mugore inda nkabazanira amaraso mwansabye mwabitangiye. Turabana b'Imana twabyawe n'Imana turakwirukanye mu izina rya Yesu. Turakwirukanye mu izina rya Yesu. Baramwirukanye ariko muko bamwirukana dore ukuntu ahinduka. Dore uko yahindutse. Dore uko yahindutse. Barasenze ariko dore uko ahinduka. Dore amasengesho yabo yose yarayafashe arayakacanga arayanogonora umwe wese yamufashe mu gahogo. Dore uko yabanize. Dore ibibaraga cyena ke ni bari bagifite imbaraga z'Imana. Dore uko abaniga. Dore nakwigenza yarabanize kakanyuza yabasize ari intoki. Ako nta kantu gatoya kagatonya nkamberetse. Nimudakorana nanjye cha mwebwe ubwanyu muzisanga muzitaka kabisa. Feri ya mbere umukozi yahise yijyana aho bamwohereje. Nta n'umwe umuhaye karibu, nta n'umwe umwohereje. Feri ya mbere ni kwa wa muryango wari ukeneye umukozi wari wabashe kubahamagara. Nanone filime yanze kurangira ariko mwaramutse njya kubaho. K&J agents nibo banyohereje kugira ngo mbashe kuza kuba nakora hano. Yewe se kuzijira amasaha y'umunsi. Nanone rero ni amatrafiki yo mu muhanda wibuke amanje guca kwa Jenake.
ntacyo ushobora kwinjira nta kibazo. Sheri baramwitegereje kuva mu cyaro cya kure. Aya mukozi wacu twazanye inshyashya wamukunze se? Ntabwo mbizi. Amazina yawe ninde? Nyakuba. Amazina yanjye nitwa Joyce. Yego rwose. Yewe ni igikara cyane kabisa. Ibyo bice bireke. Joyce rero urakaza neza mu by'ukuri. Aka kazi wakakozeho mbere? Yego nagakoze neza cyane rwose kandi nagakoze neza pe. Ubu mbese uragasobanukiwe neza. So why are you coming by this time of the day? Wase warize amashuri na traffic. Ntabwo nayarangije. Narangije mu wa mbere segonderi niho rwose nacikishije kubera ko ababyeyi banjye bagize ubushobozi bukeya. Nyuma naje hanira rwose. Yewe mwuma kubitwa n'ubuzima nibyo byatumye ntangira akazi ko mu rugo. Uyihangane rwose turakwihanganishije. Ariko bimeze neza. Uri umukristo? Uretse harumamagaye urambaje ngo ndi umukristo. Umeze ute anti? Narindi mu kanama ariko bimeze bite? Ni ibinyoma rwose ibyo ngibyo. Ni ibinyoma anti we. Oya gusa. Nta kintu kizamubaho. Nta kintu kizamubaho rwose. Reka musengere nonaha. Ubu nta kintu kizamubaho. Wibuka bamubajije ngo ndi umukristo? Nta kintu kizamubaho. Yavuze mu ndimi. Eka borosa kabaka. Yavuze mu ndimi. Twibazaga nimba ari umukristo. Yes. I don't want. Umuntu w'umuhanuzi se twamwanga mu rugo rwacu. Afite abadayimoni benshi kandi avuga mu ndimi ku. Yavuze mu ndimi. Yavuze mu ndimi abantu barumirwa. Yavuze mu ndimi nk'isaha yose. Bibiri iravuga ngo niyo naca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntacyo baza uwo muntu n'umukristo madam. Umva aravuga imigarongo yo muri Zaburi. Mu izina rya Yesu baramufashije nabo. Bamubaza kandi bari umukristo rero babaye confirmed. Baba yewe ni byiza cyane. It's fine. Joyce rero congratulations. Akazi urakabonye. Ni byiza cyane. Yego ubwo zimbonye akazi hano. Murakoze rwose murakoze. Mu by'ukuri ndabinezerewe cyane. Yaka kazi nari nkakeneye nari nkababaye nari nkasonzeye rwose. Filime izakomeza nanone tubabwire muri missionnaire Kiza Benjamin kuri microphone. Filime nk'izi za gikristo zitegurwa kugira ngo zigufashe. Jambo ry'Imana riravuga ngo nzi byukora nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi impubire iyo wari ukonje cyangwa se warubize ariko kuko urakazi yazi ngiye kukuruka. Niwo murongo wifashishwe mu gutegura iyi filime Anura Production baradukoreye kandi missionnaire Kiza Benjamin kuri microphone. Hanyuma tukubwira yuko wasoma ibitabo byacu bya gikristo bikagufasha kwiga ibyanditswe byera buri munsi bikakwagura mu bwami bw'Imana. Turaza ko twasigamo itangazo ry'ibyamamaza. Imana igumugisha na utaha. Bye bye. Even though we walk through the valley of the shadow of death, nothing. It of us. In Jesus' name. In Jesus' name I pray. Amen. Well, congratulations, Joyce. You have a job. Wow. Just like that. Yeah. Thank you, sir. Thank you, man. Thank you, sir. I really appreciate it. God will bless you now. Thank you. I need this too. Thank you, sir. Come on, the mask go, make we know you. Come on, the mask go, make we see you. Come on, the mask go, make we know you. Come on, the mask go, make we see you. Da 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 da. 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 Shaking the body. Shaking my body for Jehovah. Shaking my body. Shaking my body. Jehovah. Shaking my body. Shaking my body for Jehovah. Shaking my body. Shaking my body.
make we see you. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. You smile on the outside, but for inside, you know want your neighbor to shine. Child of God, you know that's bad. No, they take pride in whatever no be of the Lord. They form peace when you day church, but no peace with your neighbors. Do rubbish on your TikTok, Sunday service, now you day front. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, we don't know you. Saturday, Sunday, you would have from say you too holy. You too holy, you too holy, you too holy, holy. Saturday, Sunday, you would have from say you too righteous. God to watch you, God to see you, God to look you, come on the mask, God to watch you, God to see you, God to look you, come on the mask, da 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 da. Jehovah, shaking my body, shaking my body, shaking my body.